rugo rwawe. Haguruka. Genda hari. Toka. Toka. Ugambo kawa kavuze ajya ngo ka. Tu. Murayabaze wa. Mbese ma. Indaguha yoje. Nindaguha uburenganzira bwo kugenda ukajya muri firigo wanjye ugafata ibyo ushaka. Ninde wayiguhaye? Zana hano. Maje ambwiye ikintu cyose nzajya nshaka njye nkifata. Kandi ndibaza bitaye na ngombwa kwimena wari no kwibika basi abandi bakayinywa. Abana banje bamwe imisigazwa yabo. Yego. Yego. Mbese waje witeretse hano ashaka ko abana banje bazajya bamwe imisigazwa yabo. Ariko ubundi ko waje wakubufasha. Ngo urashaka ahantu hatuje ngo iki n'iki. Bivuze ko mu byakuzanye. Mbese urashaka ko urashaka ko inda yawe mbese ahantu hatuje naho kurira. Inda yawe nkomeze nyigaburire igira inyota nyinyweshe ngire nibyo ushaka. Oya. Nibyo ushaka. Oya. None se niba ruzi kuri umara iki gihe kingana gutya kuki utizaniye imamba? Iyo parking imamba ukayizanira ukazajya uyinungu. Dore ko hari abariye. Ubu urabona tu ngiye kuzajya nkomeza nkutamukana. Ubu munda ngabura nawe ni yawe ugiye kujyamo. Oya. Munda shizwe ni yawe ugiye kujyamo. Oya. Ntabwo uzajya urya. Uzajya ujaba gusa. Oya. None ibyo nibicyo wakoraga? Ntabwo nzonge. Ntabwo uzabaho utarya. Erega uriteretse. Waya n'umugore washimye urugo. Uriteretse rwose urafasha uranyoye. Ubu se wakoze iki? Basi mbwira ikintu wakoze. Ni iki wakoze cyatuma urimo wahagirwa n'iki? Ntacyo. N'ubugambo wavugaga. Menya ko munda mfite muri uru rugo ngomba kugaburira. Iyawe ntago irimo. Iyo baruzi ko ukeneye kurya. Bagushogoshana bakuzana hano. Wari buzane n'ibyo kurya. Urumva? Se watangiye kurira. Oya. Ego. Hakurina iyo uri zuba mwiza ma. Umva, niki gikombe. Niki? Gikombe. Ntago cyemerewe. Ego. Nushaka kujaba, ujye ugenda ujabire mu ibafu cyangwa kuri robine cyangwa se uzazane n'ibikombe. Nyangaragara. Babe, ntabwo wabyumva ukuntu nishimiye ko twanya tugahura. Nk'ukuri. Ako nawe baby umuntu mutazi yani birenze gutunyita baby wundi. Ibyo siko byitana abantu babakupe n'abakupine. Ariko sinzi ko hari icyo utabona. Rego urukundo ntabwo rwihishira baby. Kuba ndi kubivuga nanjye bwahise njye uri kubyivugisha. Hari icyo utabona koko? Nyine ntabwo ikibazo rero kubivuga, ahubwo ikibazo no uri kubibwira. Ubundi ndi iki kuri wowe? Uri icyo nakwifuje kuba icyo we wakeka kano kanya. Kuko sinzi nimba uri kumbona imyitwarire yanjye. Wenda nusanzwe nzi ariko pe ntacyo utari kubona ko ari nshaka kukwereka. Aya nyine Baby ndi kwifuza ko waza mu buzima bwanjye ngaza mu bwawe. Kandi please
ahubwo hari igihe nicara nkatisiza ko ari nk'umuntu ushobora kuba yarakuntumyeho. ye oya yasuko nko wabifata suko wabifata pe nukuri nawe ntukajya n'ikintu mikekaho na gito nukuri pe. Okay, ntacyo bitwaye, narakubabariye. Ndishimye. Wow, ntabwo wabyumva. Narakubabariye gusa n'ikindi gihe ntukajya ukunda gukoresha ibintu bitari ibyawe. Erega baby, ikintu nakoze wasanze bari ndibaza ukuntu nayikuzanira. Kuko ntago nayifashe kugira ngo mbe nagucukureza ibintu byawe. Rigamura na airtime. Kuba umuntu yahamagara igacika naza nkamuhamagara ntago ari ikibazo cyangwa ibintu birenze. Ikosa ryabayeho n'ikindi gihe ubyumve ko ntago mbikunda. Usibye no kwitaba telefone yanjye just no kwifata gutya ntago hari uburenganzira simbikunda. Ariko wararengereje no kwitaba ariko byararangiye nta kibazo. Okay, murakoze cyambere no kwambabariye. Ego. Kandi ndishimye pe. Nibyo by'ingenzi rwose naho ubundi twabana neza udashatse kunyinjira mu buzima cyane. Oya ntabwo bizongera. Ego. Nizere ko byose bimeze neza. Nta mutamu ufite. Oya nta kibazo n'ukuri. Narubwo rega ngira umutima mubi. Nukuri nshobora kugira umutima mubi bitewe n'umuntu yabo nteye. Ariko ubusanzwe ndi umwana mwiza baranzi. Nukuri no kusinyuma birakugaragaza. Sinzi impamvu warakaye kuri byaranongoye. Nukuri physically uko umuntu akureba ntago yamenya ko warakara kuri. Imwe nyine turahinduka ubundi tukaba turi pose ariko biterwa. Oya bigomba kubaho nk'umuntu ariko nizere ko ukusa inyuma ari nakusa ku mutima sibyo? Oya ni nako biri inyuma nsute se ubundi sikujya mbwira gutyo bikancanga. Uri mwiza. Uri mwiza and then uri mwiza. Pe sinzi impamvu ngewe nakubonye nkumva muri ngewe ndahungabanye. Kandi sinzi nimba utarambeshye ko amagambo ukoresha Jesus. Nizere ko atari mabi ariko. Nyine oya ntago ari mabi gusa ari umuntu ushiduka akurikiye amagambo yawe. Yakisanga mu rukundo ataranafite buri gahunda. Ubundi sara buri iki? Haraburi iki kugira ngo utsindire koko numva umushaka mu buzima bwanjye. Baby nukuri. Hari ibintu byinshi tubona. Baby kamubwiza ukuri. Ibyo byinshi bindekere. Basi urebye aka kanya ndi gukora. Ya mu gukora ya mu kuvuga. Rega nago inshuro nyinshi ko twigaragaza inyuma ntago ariko imbere tuba tumeze. Dinde se uko kwizera. Nje nagiye mpemukirwa cyane n'abasore. Cyane umuntu akazi yagize nk'uko nawe uri kwigira yivugisha amagambo meza. Ariko afite ikintu runaka ankurikiyeho se cyangwa ikintu runaka ashaka kugeraho. Rero ntakubeshye kuvuga ngo akakanya nakwizera biragoye. Nukuri ndabasha kumva mu mabara wawe n'agahinda kawe ko ndabizi urukundo rurababaza. Ariko mbabarira. Basunkire hirya y'abandi bantu baguhemukiye. Kuko ngewe nandukanye nabo ijana kurindi. Sibyo mbabarira umwanya basi. Mbabarira umwanya. Nungo byaba basi umwanya muto nyuma y'abandi bose mwagiye muhura nabo. Ngiye mbabara nshaka kanya gato. Ubone ibyiza nzakuhundagazaho. Sibyo nukuri sinzakubabaza, nzakurinda ishavu, nzakurinda umubabaro, nzakurinda agahinda, mbese uzaba muri paradizo. Mbabarira. Sibyo? Ese wa muntu twatumye cyo kuba ko yaheze. Ariko agataho ntacyo bitwaye tuzenda tubitekerezaho ko tsenda tumarana iminsi tuzajya tureba igikwiye. Gusa nizere ko ugiye ko mu mwanya. Sibyo? N'umude kunda ugu nose ntabwo turi kuvugana. Basi wizeye nibyo ndi kukubwira nibyo byose ndiri kumvamo. Nzareba. Gasa. Ibi ni ibiki mbona hano hasi? Se ko mbona umeze utyo. Gasa. Mama. Chris ni umuntu mubi. Ni umuntu mubi cyane. Cyane ariko. Kugera aho urira?
ibaze ko namupropose kumerekeza ahandi ngo tugende kuri red carpet bikaba birangiye ari uko akaba nkatiye ku munota wanyu. Gusegasa usibye ubugoryi bwawe ubwo nicyo cyakubabaje nicyo kirimo kukuriza. Sha umukobwa wanjye we yewe cyo humura nose Nyasisi yakanze wenda agakujyana. Niyo nari kugenda nambaye. None ko mbona yishize hasi se. Nese urumva nshaka kuyambara akanya ngo bimarire iki mama. Gasa usibye amakabyo Ikimbabaje kurenza icyo nuko bihindutse ku munota wa nyuma ari n'umukobwa ubite. Asubu abahungu abasore bose muziranye wabuze numwe wajyana nawe koko wabuze numwe wahamagara mukajyana. Chris koko niwe muntu agutesheje umutwe ntundike. Mama Chris ntago ari muri abo basore. Oya. Ntumbwire ko ibyo nshatse kumva ntumbwire ko ibyo amatwi yanjye ashatse kumva byaba ari byo. Ushatse kumva iki se mo? Gasa koko ariko ndabizura umwana wanjye w'umukobwa ntago wabinkora. Ukunda Chris? Gasa Lima. Mubajije ntuzakora ikosa. Mwana wanjye nguhamagaye inshuro 3. Ntuzakora ikosa. Nizere ko Kristo amukunda. Nubwo mbikwaje ukanyihorera. Nizere ko atari byo. Niba umbwiye ko ari umuntu udasanzwe kuri wowe. Erega ma wibifata ukundi sibyo. Ikimbabaje akakanya nuko amindutse ku munota wanyu kandi nta rundi muntu ufite kujyana nawe. Abahungu bose utunze abahungu bose ufite muri telefone wasanze umuhungu muzima uri muri Chris. Of course ni Chris. Umwe mwiganye se wajya guza kukureba hano. Mwarashwanye kuba twariganye ariko na Chris ni Chris baratandukana. Naho se umwe ajya gumamagara kunyaka. Ma waretse abo bahungu wabihoreye akandi ku kibazo cya Chris abo bandi bareke sibyo. Ese koko kutari kumva gahinda mfite byibura ko kuba mushonye ku munota wanyu. Nyine mbwira Chris watumye umera gutyo imyenda wayivuranze hasi ngo ntago ngo wagenda bihagaze bite? Dari mbabarira ubwizukuri byagenze gute? Nyuma yaho nyuma yuko mutwaye akubundi mbona uti mu rugo mbona uti bundi imbere ya byose nyine wowe ndakwizera nalatinze brother ni nkubwira ngo umukinnyi wa mbere muri mwisi yose ibaze ko none namubwira ati njyewe nagize ahangaho mbura umuntu mpita nageze nabaye nkigeraho nyine mpita mpambuga ndamubwira ati Gikundiro ko mu buzima Gikundiro muri kumwatireka ariko ntago turi kumwe ndata umutwe numutwe agira ngo koko ntago nzi nahantu ari finali nyine bitamugana none si turabigenza gute katangiye gushaka kubigeza atigeza gukeka nibura yumve ngo ntago yigiza nkeka narwo yakeka umuntu numwe tuziranye nicyo kintu kizana koze nabanje nyine imbere ya byose kubitekereza ndavuga ati nintigira gutyo ashobora gutekereza yuko ndanza ahantu ari cyangwa akagukeka ariko ibyo byatumye nta n'agacucucu ko kudukeka. Okay none nyuma yaho se byagenze bite? Mwaramushatse mwarabye? Okay nyine twarashatse of course ntago byabura ariko mama we yararakaye atavuga ati n'undi uramukobwa nta mumara mfitiye ati ndamubyararutswe sinzigera mushaka
mbese nyine yakuyeyo amaboko kwa kundi umubyeyi avuga ngo akarabye umwana we. Kuki mama Gikundiro yakwitwara gutyo kweri? Yego uriya mubyeyi njye rimwe na rimwe njya ntekereza yuko afite nk'ikibazo kuko Gikundiro mbere yuko biriya bintu byose bimubaho yaramukundaga amufataga nk'umwana undi nawe afata undi nka nyina. Nzi wowe Gikundiro ahantu namuvanye naho namujyanye. Njyewe ndagushimiye pe kuko nanjye byarambabazaga kubona mwana mukobwa mama amufata nkaho atigeze amubyara. Yamufataga mu buryo bubi ariko ahantu ari yaratuje. Nyine njye niko mbitekereza ko mbona usa nk'umukobwa pe ntago nishyiza ko amufata nabi. Ibyo byihorere. Ahubwo se nshaka kugusaba ko nazaza kumureba nkareba n'ukuntu ameze. Ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo pe. Ubu ngubu ikintu njye nifuza nuko abanza gutuza agashira impumu akumva ko nta kintu kimwe kiri kumwirukankaho, akumva ko nta muntu ugomba kumutuka umubwira nyine abona amahoro atigeze abona mu buzima bwe. Nese wamujyanye iwanyu mu rugo? Yes, ni mu rugo. Ubu ngubu ntari. Ubwo famille yawe se babivuzeho iki? Barabizi ko ari girlfriend wawe? Ngewe kano kanya umwanzuro nafata ntabwo bamvuguruza. Kuko nabo iyo bafashe imyanzuro yabo ntabwo njya mbavuguruza. Rero ku mahitamo yanjye, ku marangamutima yanjye, kamwe bagomba kuyashyigikira. Boda yashyigikiye ubwo ngubwo nanjye ntabwo nazashyigikira ibyabo. Ariko birasa nkaho Gikundiro mukunda cyane. Ntabwo nabigarukaho. Ariko umva niryo zina Gikundiro. Uri umuhungu mwiza, umusore mwiza, ufite umutima nyine mwiza, byose undi urabyujuje by'umuntu w'umukobwa wese yakeneye. Umukobwa mwiza wese uko yaba ameze kose ntabwo yabura kuba icyo naburaga. Excited with you. Icyo naburaga cyari Gikundiro. None kano kanya ari kuza mu buzima bwanjye neza. Kandi nawe ngomba gukora ibishoboka byose akishima. Biba bitangaje kubona umukobwa nk'uriya mwiza kuriya abaho ubuzima bubabaye, abaho ubuzima bukakaye, nta byishimo na bimwe ubona adaseka. Ari n'umunyamugisha bw'uriya mwana ukuntu yahuye nawe kumva uramukunze. Kandi love story yanyu numvise ntabwo yigeze itinda, nyine ni nk'ibintu byikoze ni nk'amaji. Isone kuvuga ko Imana nayo hari bashyigikiye. Dare mbabara ibyo ngibyo by'inkono tubishyize ku ruhande. Ahubwo mfasha ibi bintu bikomeze bibibanga. Sibyo hatazagira umuntu n'umwe unkeka, hatazagira umuntu n'umwe umenya ahantu ari. Ako wowe uritegeza ukabona igihe gishize kuko ubu nibwo natinyuka kubivuga. Niga nanjye biranejeje kuba muri kumwe. Ni kuri pe. Ni kuri ntuzigere uhangayika. Icyo ari cyo cyose nzagikora ariko ibanga ni ryacu twebwe babiri gusa. I've put my trust in you. Ntuzanengwe. Ntabwo nabikora nokora. Okay, reka nguhe agatike. Udufaranga two kwifashisha. Akoze cyane. Okay, check your mama. Ugakomeza ukabigira ibanga. Thank you. Ntukagire ikibazo ku bijyanye n'ibyo. Mana namaze nangiriga kuba inshuti yawe kandi nta nshuti nzi imigambane na inshuti yawe. Okay. Sinagenda cyangwa urangiza imbere gato. Reka ngugeze imbere. Fate moto. Nta kibazo. Karambere saje. Let's go. Si mwebwe muraza mukishara mu gikari mugasiga hari amafunze muzi ko umuntu wese uje azajya basanga mu gikari. Mwese ubu ni ryari?
ahubwo se wowe iyo uje ugasanga hafunze kandi uzi ko ari mu gitondo wagiye wirara iyo waraye ukaza usanga twafunguye nimugoroba twari turaza ahantu hafunguye se waraye mu gasozi uvuze ibyo wumvishe ngo twari kurara dukinguye hanze tugutegereje ngo uze wagiye wigumira aho ngaho ukiryamira ukaza mu gitondo nka saa yine two turimo turakoropa cyangwa turi kugira gute uba wabyutse rero wariye ifiriti wariye icyo ushaka cyose ukaza ugatereka inyo hano nazo ukanyuke nabi ese wambaye uti waraye ukore cyangwa wakoreye hehe aho kugira ngo umbaze ngo naraye cyangwa wakoreye hehe abandi mukorana bose ntabwo bataha saa 11 saa 12 iyo bagize akazi kenshi ntabwo wajya uzana mashini ugakorera ahangaha hanyuma mwaraye mukora kurinda kugira mu gitondo nibyo ariko umuntu azajya abyuka agenda akobokera mwebwe nakowe ari we nkobokera wajya utuza ukicara ukarya n'ubundi ko ubundi umfashe iki hari icyo wigeze ubura wigeze wambara ubusa wamvanye mu rugo harya ntanywa wamvanye mu rugo narwaye bwaki uraza uranyondora hano wamvanye mu rugo bimeze bite ntabwo twari twifashije ntabwo wabibonaga ko twifashije hari ikibazo twari dufite wamvanye mu rugo kugira ngo nzajye njyewe niraza kurira wamvanye mu rugo kugira ngo bigende bite wamvanye mu rugo kugira ngo bigende bite banza ubimbwireho nzajye niraza nzajye mba ndahangaha njyenyine nzajye ndara mu nzu ingana gutya njyenyine n'abazamu n'ibiki nibyo bintu ushaka kukumbwira nibyo ushaka kumbwira usigaye witwara nabi ikindi cya kabiri ugira gutya ideni rya bankurarizi amafaranga turimo ntabwo uri kuyishyura neza ejo ndi baratwandikiye baravuga bati amafaranga bimeze bite ko mutari kuzana amafaranga byagenze bite amafaranga kuki utari kuyishyura warangiza ukambwira ngo ndimo ndarya ndimo ndanywa ndimo ndagira gute ngo nta kintu ngufasha amafaranga bimeze gute kisavuga iki ariko ubundi nkubaze utanseka se utanseka mama Gikundi inyuma ko uwo mwenda ngufite noye ko utari kwishyura neza amafaranga uri kubona ari kujya hehe aya sameza biri umaze utishyura muri ayo mezi abiri amafaranga wayashyize he warahanzanira urambwira uti dore ngahe hanyuma tuyakoresha ayo duhahisha ayo ukorera ndayazi ayo duhahisha turayazi ikindi kintu wayakoresheje ni iki amafaranga nkorera nayanjye amafaranga nishyura nayanjye banke nzayishyura nzi ko nyifitiye mu mwenda uranyumva ikindi mvana windu uremera kugira kubera iki nkubwira kugira ngo tuganire ku kibazo warangiza ukirukanka ese kuki uri guhinduka kubera iki nyobewe yuko se ari wowe ukora nyine ariko se ngiye usigara nicaye ahangaha wari waza ugasanga nasesaguye umutungo w'urugo wari waza ugasanga abashyitsi ntabwo nabakiriye wari waza ugasanga hano mu rugo harasa nabi abakozi nabihoreye kuki uri guhinduka wowe urahindurwa n'iki ese birakunaniye kuba wari ufite akazi kenshi ugahamagara ukambwira uti ntabwo ndi buze none ahangaha ndaza bigenze gutya no gutya mu kazi ibyo nibyo byakunanira komunikasiyo si cyo kintu cya mbere ku bantu bashakanye nawe warangiza ukaza ukasuzugura ngo nicaye ahango ndi kurya ndi kujya wanzanye ngewe ndwaye bwaki cyafini reka nkubwire ntubona ibintu uri gukora bizakugaruka igihe kimwe ni ukuri kw'Imana bizakugaruka ntubibona genda mu modoka meza irukanka hehe muri izo ndaya gira gute ariko hari igihe bizakugaruka kandi uzaza ungarukiye mu byo utigeze usigira nibura ngo mbijere usanga ari njyewe uri gutunzemo kereka niba utera umwako izo nyo wirukankamo nizo zizagutera umwako izo nyo wirukankamo nizo zizagutera umwako
uri kubicaye hano narinze ngo ubu n'uburi mu nzu uri gusangira hamwe amabuye hano wicaye hano hanze uzi ko utajya gusangira n'abandi ko mbonye bo bari kurya nabyo nshaka narinze ngo ninjye baje baha ibiryo nkarira hanze njyenyine cyangwa bariya hari jire baguha ibiryo oya cyo kuzana foke se dusangire byibuze oya no ntago wabwirirwa kandi hari ibiryo njyewe reka njye kuzana indi foke njye nari nanamaze no kurya nimaze kurya nakuramo nka kabiri wowe dire nakuramo nka kabiri gusa arubwo ukunda inyama najya inyama gusa nkagusigira amafiriti kubera ko n'ubundi wahoriye inyama hari igihe wazabyibuha ugasanga ubaye mubi kandi ngiye ngushaka uri mwiza buri gihe every day urukumva ariko reka nkubwire ibi bintu byo kuzajya mpora mbona bari kuguhagika gutya ntabwo njya mbyishimira bijya binantera agahinda uzi kugira ngo njye mbona buri munsi bari kujya nkaransize bari kujya bose bari kujya hariya muri salo narinzi nawe ngo ahubwo ntabwo nitegereje nuko mbonye ndasohoka ngasanga wicayemo aha ngaho Gikundiro na Jules nawe umeze neza umeze neza ngo ntabwo yakwishe se namubwiye ngo njye kuzana foke dusangira aranga ngo ntabwo ari bujye ibyo byihore nose Gikundiro kuri hanze wenyine ayaka umenye ko byire Gikundiro why byagenze bite kuri hano we nanje gufata izuba nako nanje gufata umuyaga nta n'izuba ryarenze okay turimo turarya umwana ari ahangaha ko nanzi ko yaje mu nzu reka tugenda agiye kurya rwose reka tumutware mu nzu oya nta kibazo mama ese ko ari hano byihorere ndaza ndamwizanira imbeho ntiyamwishe koko oya ntabwo yanyishe nashakaga kuba nawe urarangara yashaka ko uri kumva akayaga hano hanze mama nyamara uyu mwana rwose reka kajye mu nzu yanjye nta kibazo ariko ninjye nari nashatse nyine kuza hano hanze ariko mama hari ikintu ndi kubona hano kidasobanutse